rero nari navuze ko nuzuza insubiramo turi kumwe biratandukanye uzi ko nanze kubyumva utabimbwiye amaso ko yanjye niyo mpamvu nanjye ngeze mu rugo nkavuga ati kuba ngukumbuye ni kimwe ariko no kukubwira ko iwacu bakwiteguye nk'umukwe mu rugo iwanyu bavuze ko banshaka koko sheri wanjye mama wanjye yarambwiye ati ndashaka uwo mukwe kumubona noneho yarabimbwiye nkajya muramasa mama urishobora mbwa ati umwana wanjye natekereje usanga ibyishimo byawe nibyo byanjye ndashaka kumuzanira uwo musore nkamureba nkamuguha ahubwo turakora ubukwe ntabwo dukora mananjye ko numva ibyishimo bigiye kundenga se reka nkubwire nanjye nyine mbere numvaga bidashoboka ariko kano kanya kuba mama wanjye yaravuze ngo yego wumve yuko nyine ufite nk'umugore wawe mama wanjye yarambwiye ati ni ukuri umuntu wakunze arakumbaza ndamugusobanurira arambwiye ati niteguye kugushyigikira mwana wanjye ubu ndumva nishimye ubu tugiye gutangira twitegura ego ko ahubwo kamarade baramukibona noneho tumukubitiye inkuru mubwe ati harahiye noneho ni n'amahirwe kuko mfite amafaranga ndimo ndacuruza mbonye ahubwo wari ufite imiba y'inkwi ndibu mvuye kurangura uza wa mugabo se mvuye kurangura inkwi ubwo izi ngiye kuzifata nzimujyanire amafaranga nsubire njye kurangura izindi ko bya biti mwari mwarashije na kamade mwabimaze ibyo bitwarabima ndi kukubwira ngo mfite amafaranga umugabo wanjye yabaye umuki mfite amafaranga sheri ubu ntabwo bamfite yesu ni ukuri kw'Imana nta nubwo ugira n'amatsiko mwubwira amafaranga mfite se sheri mbwira ubu kugeza ubu mfite 70,000